ndi mumeze mutenezere kuno munsi mumeze fresh uno munsi rero nkaba naje nje kubereka hari ukuntu ujya uhamagara wahamagara bakakwereka simukadi imwe ukibaza se byagenze bita urugero kanze nkwereke ukuntu umuntu ahamagara bakamwereka simukadi imwe kandi harimo simukadi nyinshi wakibaza ngo rero ni ikihe kibazo. Ni urugero naba ngiye guhamagara izi nimero ujye naba ngiye guha ujya uhura na byo ngwino hano nkwereke rero uko bikorwa. Ndabizi nawe ujya uhura na kiriya kibazo cy'ukuntu ujya guhamagara bakakwereka simukadi imwe kandi ufitemo simukadi ebyiri nk'uko ubibona hejuru. Wakibaza ngo rero bikorwa gute, bigenda bite kugira ngo bibashe kuvamo. Nkwibutsa ko nureba ino video ukaba ugeze aha ngaha jya bikukandira ukande subscribe kugira ngo tubashe kubana gatanu ku kandi. Ukibaza ngo rero birakorwa gute, biragenda bite, urinjira muri setting ya telefone benshi bayita parameter, urayinjiramo kinjiramo uraza ukande hano handitse ngo aha ngaha handitse ngo ni sim network. Aha urahakanda, ukihakanda urahita ugera aha ngaha ahambere handitse call. Aha ukihagera rero hari na phone usanga zitameze gutya, ndabereka namwe kundi kuntu mwabibona mukigera. Ukigira hano handitse ngo call, urabona hano ngaha ko bahisemo simukadi imwe. Wowe icyo ukora uraza ugakanda kuri aka kantu. Ukiza gukanda kuri aka kantu none urabona ko tugiye guhamagara za nimero zacu gutya. Iyi urabona ko batweretse simukadi ebyiri kandi imbere barese bagira ute yita yihamagara auto. None ukigenda gutya rero turahita tugaruka muri setting yacu. Abo usanga telefone zabo zitameze gutya ngiye kubereka ukundi kuntu mwabikemura. Wowe uraza n'ubundi uzi hano handitse ngo sim and network. Ukigera hano uraza ukande kuri simukadi ya mbere nk'uko kuri telefone urabibone. Urahituza wowe hano urahituza kuri simukadi yose ujeho, simukadi yose ujeho hano ngaha kuri simukadi urahita bakwereka ahantu handitse ngo call and simukadi. Yego urahita uhakanda nabwo uhitemo hamwe haba handitse ngo ni everyone. Hano haba handitse ngo sim ya mbere na simukadi ya kabiri. None wowe icyo ukora uhita ukanda ahantu handitse ngo all both. Yego simukadi ebyiri hose ukabasha kuba wazihitamo. Turakandi gaturike k'ubwenge rero nako nangize ngumbahereze nako nandi kugira ngo nkabahereze. Nkwibutsa ko niba ugeze aha ngaha utarakora subscribe ugibuka ko uri kutudindiza. Jya wibuka kandi subscribe kugira ngo tubashe kubana gatanu kuri buri munsi. Rero wakibaza ngo urabigenza gute, urabikora gute. Akandi kantu ni ukuntu ujya kubona ukabona telefoni yawe urumuri rurigabanya rukongera rukiyongera. Ndabizi ibyo bintu nawe ujya ubibona. Niba ujya ubibona se ujya ubikoraho iki? Dore uko bikorwa. Uraza hano ngaha muri setting ya telefoni niba uzi ko iyo telefoni yawe ifite icyo kibazo cyo kuba muri hano ngaha muri screen yigabanya urumuri rukongera rukiyongera. Icyo ukora rero ni urinjira muri setting yawe uzi hano handitse ngo display or brightness. Urahituza uzi hano hantu handitse ngo hano hantu handitse ngo uretse gato uraza urahituza hano hantu handitse ngo additive brightness. Hano wabona ko rurigabanyije rwose kandi siko twe twabishakaga. Wowe icyo ukora rero urahituza hano ngaha uhafunge. Nuko nguko bikorwa. Nkwibutsa ko niba utarakanda subscribe kuri no channel yacu yewe ukande subscribe kandi like kugira ngo tubashe kubana gatanu buri munsi.